ndashaka kubwira igihe cyiza cyo kwiga forex trading, mbese igihe wayiga ukayimenya kandi ukazaba profitable mu gihe gitoya. Ukuri nicyo gihe cyiza. Ikindi ibindi ndi buvuge mu kanya, ibindi bihe bishobora kuba byakugora kuba wazaba profitable uri muri ibyo bihe. Hari igihe cyiza ukwiye guprofita ukiga forex trading. Reka ndaje naho mu kanya kugira ngo mubwire icyo gihe cyiza, noneho ugiprofite ukibyaze umusaruro naho mu kanya. Hello abantu banjye turi kumwe kuri YouTube channel ya Coach Nasi, ndabasuhuje cyane. Na ahantu nagiye gusengera kugira ngo murahaza benshi, hano bahita bimera neza. Murahabona kugira ngo abenshi musanzwe muhazi. So narindi kusoma ijambo ry'Imana, mbona nongera kwibutswa, nongera kubona ijambo ryamfashije ryanyibukije mukandi ndaje nibasomere, ariko bifitanye isano n'icyo ngiye kubabwira. Icyo ngiye kubabwira ni iki ngiki, cyo nshaka kubabwira ni iki ngiki: igihe cyiza cyo gukora forex trading, ukayiga ukanayikora, ukayikora neza, ni igihe utari mu bihe by'ibibazo. Ntabwo ari igihe cy'ubushomeri, ni igihe usanzwe ufite akazi, ni igihe ufite ikintu kikubeshejeho, ni igihe ufite kigutunze, uburyo utayikora ugamije kuyibonamo amaramuko, kuyibonamo ibigutunga. Donc icyo nicyo gihe cyiza. So ku bantu muri gutinda gufata uwo mwanzuro, reka bagire inama. Umuntu ushobora kuba atinda gufata uwo mwanzuro wo gutangira kwiga, nakugira inama yuko niba ufite akazi, niba ufite imibereho, kuko forex ni business, ni byiza ko utangira kuyiga ugifite stability, ugifite uko ubayeho. Kuko nutegereza kuzayiga wagize ibibazo, watakaje akazi, rwose bizakugora cyane ko uba profitable, kubera ko uzahora n'ibibazo byo guhora ushaka nyine ngo utungwe n'amafaranga washizemo, amadolari 200, amadolari 300, kandi urashaka gutunge nturanamenya no gucuruza. Actually niyo uzi gucuruza, ugacuruza ufite iyo pressure yuko ugomba kubona ibyo kurya, ugomba kubona yo kwishura minervale, ntabwo bivamo kubera ko usanga uri kugamburinga. So ni ingenzi ko ubikora hakiri kare, ukiga hakiri kare, utaze gutekereza ko ndi kubikubwira juste kuko nshaka kuza kwiga muri House Church College. Niba ukunda House Church College, ugakunda ukuntu twigisha, ugakunda ibyo dukora, naguha karibu, ngwino wige muri House Church College, zo kunyandika izo nimero. Ariko noneho niba ufite n'undi momenta wiyumvamo wabigufasha neza, umuvugishe, utangire wige ugishoboka, kubera ko ndavuga ugifite stability y'ubuzima, utaragira ikibazo cyuko iki kimeze gutyo. Ngiye kukubwira, ngiye kugusomera ni mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 5 handitse ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Aya magambo asa cyane nayo n'ubundi Yesu yavuze, ari kuvuga ngo ntimukiganyire uko ibyo muzarya, ibyo muzanywa, kuko Imana irabatunga, Imana ibamenyera ibyo mukenera byose. Kimwe rero mu kintu gituma benshi bagamburinga, bakinira urusimbi muri forex trading, ni imibereho. Abashaka imibereho, abashaka idafite ibibazo by'ubuzima, biramugoye, agomba kubona amafaranga. Actually forex ni ikintu cyiza kuko ushobora gutangiza amafaranga makeya, ariko noneho igituma abenshi bafailinga muri forex trading nuko abenshi babikora bafite ubukene, nta mibereho bafite, nta buzima. Ndavuga ubuzima, donc nta kindi kintu kibinjiriza bafite, bigatuma bashaka ngo amafaranga, amadolari 100 yashizemo, amadolari 30 aba ari yamutunga, usanga yatwitse. None ugasanga ari kwitoza n'umuco wo gucuruza nabi cyane, bigatuma atabasha kubimenya hakiri kare. Niyo mpamvu nakubwiraga nti rero ni byiza ko wowe ubimenya hakiri kare, ubyige, ubikore, ubimenye hakiri kare,
mastering hakiri kare ugifite akazi ugifite imibereho ugifite ikigutunze. Actually niba no kubyiga ukaba udafite akazi ugiye kugashaka kugira ngo we gushaka gutungwa na forex utaranayimenya neza cyangwa se ufite pressure imeze gutyo. So ego amen amen haleluya amen haleluya amen haleluya zamavi haleluya amena bari kumanurira bise bihuriramo haleluya kumavi bantu muri kungurikirana amavi ibintu byose biko kumavi haleluya ndaje nkuri turo gatoya nujye kure. So narindi kumva ubutumwa message bijya bibaho ko umuntu ari gusenga hano ngaha ahura n'abahanuzi donc ikintu cyari kibaye yes donc soza icyo nandi kuvuga ija jambo ryatubwiye ko dukwiye twirinde gukunda imya ashatse kuvuga hariya no kubaho donc wumva ko ubuzima bwawe uzabaho kuko ufite amafaranga, donc udafite amafaranga urapfuye karabaye, bigatuma wumva ko ubuzima bwawe budepanda ku mafaranga cyane. Donc utayafite ntabwo ubuzima bwawe budepanda ku mafaranga, ubuzima bwawe budepanda ku Mana. Ni Imana igutunga, ni Imana ikubeshaho, ni Imana ikumenyera buri kintu cyose. Niyo mpamvu yavuze advisor ngo ntabwo izagusiga. Rero ku mu forex trader mwiza, donc gusenga ukiringira Imana by'ukuri harimo ibanga ridasanzwe, ntabwo dusenga kugira ngo Imana dukorere ibitangaza tubona amafaranga muri forex mu buryo bw'ibitangaza, ko ntabwo igiye niyo usenze uvuga ngo Imana iguha amafaranga mu buryo bw'ibitangaza, abantu ahubura n'ayabura kubera ko ishaka ko umenya gucuruza ukabikora mu buryo bwiza. Ariko noneho ikintu kizagufasha gucuruza neza, kuko igituma ugamburinga, igituma ushaka kubyaza amadolari 30 ngo yabyazemo 300, nyine ni cya kibazo cy'ubuzima, cya kibazo cy'uko uri gushaka ngo bigutunge mu gihe utaragira ubumenyi kandi ukanabikora mu buryo butari bwo. Niyo mpamvu hano ukenera kwiringira Imana ukavuga ati niba ubuzima bumeze nabi Imana ni izantabara, niba ubuzima bumeze nabi, niba nta kigenda Imana niyo izantabara, kuko yadusezeranyije ko itazadutererana. So nashaka nakubwiraga ko igihe kiza cyo kwiga forex ni igihe ufite ubuzima, ni igihe ufite akazi, ufite imibereho, ku buryo noneho yiga nka business kugira ngo izakugirire akamaro, ariko utavuga ngo ugiye gutwiga noneho haba ari intunga. So ugire vuba ufate umwanzuro utangire uyige. Niba ufite akazi profit, ugifite akazi noneho utangire wige, uze wige, cyangwa se ushaka umumenta wiyumvamo akwigishe ukore forex trading hakiri kare, we kuzategereza igihe ubwe mu bushomeri uri mu bibazo bikomeye ngo bari uzatangira kwiga, bizaba bigoranye cyane. Reka na profite mbwira abantu bakunze kunsaba amafaranga bazi ko kuba ntanga ubufasha, mvuga ko ntanga ubufasha bwo kwigisha ibintu, donc kuba navuze ko iyo kwitangira ubuntu, hari abantu nyine bahita bambonamo umuntu ufasha bagahita azakantura ikibazo cy'amafaranga, ati ibintu bimeze nabi, wanyemerera nkiga ku buntu, wanyemerera ibintu nk'ibyo ngibyo. So kubera ko ngiye mbifatanya na coaching, kubera ko ndi mu financial coach, nzi ko umuntu iyo ufasha umuntu neza ntabwo ari ukumuha ifi, gufasha umuntu neza no kumwigisha kwirobera. So ntabwo nakuri kosa kuko umuntu ujya gusaba amafaranga akenshi ntabwo mvuze ko ari ibihe byose, ariko akenshi usanga bafite ikibazo cya victim mentality, ikibazo cyo kumva ko genda umunyabibazo, ngomba gutabagwa, ngomba gufashwa, donc kumva ko ubuzima bwe buzakemurwa n'undi muntu, ntiyumve ko afite responsibility. Reka ngusabe nsaba abantu, ntabwo ntanga amafaranga, sinanakora n'iryo kosa
keretse ku muntu nyine umuntu wo gufashwa. Hari abantu bo gufashwa, hari abantu biba byaranze burundu donc atabasha no gukora, nta kintu yakora ngo bikunde. Ariko niba ufite amaboko, ufite amaguru, uri muzima rwose, ntugasaba amafaranga, ahubwo saba akazi byibuze, saba akazi cyangwa se yego saba akazi, shaka uburyo ukora, we ku expectinga ko umuntu ari buguha amafaranga gutyo. Shaka uburyo ukora, noneho niba ushaka kwiga forex, shaka amafaranga yo kwishyura minervale, uze muri house church college cyangwa se ujye n'ahandi, ariko we ku expectinga ko hari umuntu uri bukugirira impuhwe akagufasha mu buryo bwo kuguha ibintu by'ubuntu. Ibyo ni ukugufasha nyine kurushaho gukomeza cya kibazo n'ubundi wari ufite cya victim mentality. Ni ukuri ntaho wazagira. Kubera iki? Kubera ko gutera imbere biravuna, gutera imbere ntabwo ari ikintu cyoroshye. Gutera imbere biragoye, bisaba kwihangana, bisaba gukomera, bisaba gushikama. Donc no kumenya ngo ni wowe n'Imana gusa. Abandi Imana izazana kugufasha, that's nice. Ariko ushira imbere kuvuga ngo niki nakora kugira ngo nivane muri bundi kibazo cy'ubukene. So nsoza ubwo cyo nashakaga nagira ngo umuntu ushaka guprofita, ushaka kwiga forex, profita ubu ngubu ufite akazi, utangire wige ugifite akazi, utakuvuga ngo uratungwa nayo. Ku buryo n'abanyeshuri banjye iyo nzi ko ari kubikora nta kazi afite, mugiye inama yuko ashaka akazi, shaka ikindi kintu ukora kiri bugutunge kugira ngo bikorohere kwiga, wige neza, udahora ubikora mu buryo bubi ushaka kugamburinga. Nsoza rero bibutse, Imana ntizakureka, ibyiringiro byawe bishire mu Mana. Uri mu bibazo bikomeye, uri mu buzima bukomeye, ibintu ntibyoroshye, ndabizi biba bigoye. Iyo uzi ko hari abantu cyane, ufite abantu ugomba kwitaho, ukaba nta kintu ufite, biragora. Umutwe hari amadiro udasinziriye. So wiringira Imana, izagutunga, izakwitaho. Wiringira Imana ko ariyo izagukemurira ikibazo. Ibivuze ngo ureke gukora, ahubwo senga, wiringira Imana cyane, noneho unayisaba ubwenge ikwereka inzira wanyuramo ukora. So muri description abashaka kujya muri Telegram group mujyemo, hanyuma abashaka kugura ama funded account, funded next, hari code irimo aho hasi, kuko iyo ukoresheje code ugabanirizaho 5%. So reka mbesoreje hano, ubwo na video butaha.